Ya reka tubifurize rero igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Turabasuje cyane aho mutwumva muherereye. Reka kandi twifurize igicamunsi cyiza kuba twumva amasaha nyuma saa sita. Ari nako kandi twifuriza umugoroba mwiza, mugoroba w'umugisha rwose. Kuba twumva amasaha ya nimugoroba. Biraza guterwa no utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze muri rusange. Abatwumva rero muri ku mugabane Afrika, abatwumva muri ku mugabane Amerika, abatwumva muri ku mugabane Burayi ndetse n'andi henshi cyane hagiye hatandukanye. Mwese reka tubabwire ngo ikaze mu makuru agezweho. Uyu munsi rero turi tariki 13 n'iz'ukwezi kwa 11 2023. Tukaba tuzindukiye mu makuru agezweho kedi twava ko ari amakuru ari update. Tukaba tugiye kugaruka n'ubundi ku mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo RDC. Tugiye kugaruka rero muri Kibumba tubabwire uko magingo aya ngabi hagaze, tuze kugaruka ndetse kandi no muri Masisi, dore ko ari byo bice twavuga ko muri minsi kedi byimukiyemo imirwano ikomeye cyane. Akaba ariho hantu tugiye gucuncumukira cyangwa se tugiye kumanukira. Yes, nibyo rwose ubivuze neza, ni muri Kibumba ndetse no muri Masisi. Rucuro rwose bwe muyirengagije ahantu mu by'ukuri twavuga ko umuriro ugiye kwaka cyangwa se uri mu kwakira muri iyi minsi, ni muri zo mpembe ebyiri z'umuriro navuga. Muntu ukurikira Eugene Official, niba utarakanda subscribe hari ukuntu kete umuntu usanga agukurikira ntakande kuri subscribe mwabantu mwe ko kitishyuza ko nta mafaranga itwara, usibye gusa kuba video hagera ukabona notification iyo wakanze no kunzogera. Nukubera iki mu by'ukuri mudakanda subscribe ikabasa kubanza kujya muri search ngo muri kwandika ngo Eugene Official kugira mutugereho. Icyo gihe rero ni hahandi ubona amakuru mu by'ukuri atari update, ari umuranzi. Nk'ubu ngubu tugiye kuba kubita version nshya icyitwa makuru mashya adafite icyo twita ivumbi. Yego. Yo muri Masisi. Tugiye kubabwira uko impande zombi zamaze kwitegura kubijyanye n'intambara. Yego. Imagine mu by'ukuri ese ninde waguha amakuru nk'aya ngaya? Ewana. Biragoye kutasa mu kanya winjira mu kiganiro uvuti Inkodosi. Inkodosi ni wa muntu Captain Inkodosi muramuzi. Uyu ni wa FDR. Ngo nawe yamaze kugera mu kibanza. Yazamutse yageze mu Rubaya. Ibintu bigiye kubera muri Masisi mw'abantu. Ewana nuko byitega kubyakira nayo. Ubwo nanjye niko ndi gukubita icyumvirizo hara muri M23. Ndakubwiza ukuri umwoto ozobera ni nyuma yuko aba ba FDR mana y'u Rwanda, Imana ishimwe di umuvandimwe narinzi yuko rwose ndabona nyandikiye ye baba we byiza cyane, excellent, exactly. Umutima wanje wongeye gusubira ko byarangiye, umutima wanje wongeye gusubira ibuntu. Urega impamvu y'umunara wa hariya warangiritse, umunara wagicwa warangiritse ku buryo abantu bari muri kara gace bose bavuye kuri rezo. Ubwo nimboni impamvu mwumvishe Eugene asa nanezerewe kandi ari mu kiganiro, nimboni mwandikiye muri kara gace twari twarabuze tuvuga tuti wasanga byarahuriye majerwa, ariko Imana ishimwe rwose ubwo uyu mutaramu yongeye kugaruka. Eugene rero mwihorere n'ubundi dukomeza n'amakuru, gusa nyine ikingeze nuko tubonye ko akiri burya telefone igiye oneye nyine umuntu abari muzima. So magenga ya rero tugiye kugira kuri aya makuru tubabwira ibintu bigiye gukorerwa hariya za Mweso. Igihumbi 200 cy'ingabo z'u Burundi zamaze kugera muri Mweso, aho mu by'ukuri hari kubarurwa ingabo zigera ku 3,000 wongeyemo FDR ukongeramo n'icyitwa FARDC. Wareka tukabanza twera muri update kandi zo ziryoshye ibintu bigiye kubera muri Mweso kandi nabonaga ugiye mu byo reka mbe muretse asana hagukuye muri mudu. Reka mbe muretse mwubwiye gusa ko turi buze gusubira kedi rero dore ukuntu situation ihagaze. Ubu tuvugana mu by'ukuri Mana y'u Rwanda, izi nkuru ndazitangaza ndeko mbona ari byinshi cyane. Inkodosi n'ubitwa Noheli bagarutse mu mirwano ko bari babuze. Mugenzi wabo rwara muri yo bita ngo ni Habiyakara. Umva nkubwire rero ko dukunze situation ihagaze. Ya gahunda dusanzwe twita ngo ni tuko macho. Twari tuzi uko ibera hara mu mujyi wa Goma gusa. No muri Masisi rero ngo bari kuyikora. Twe tuzi kikorwa na FARDC yonyine. Ubundi se gahunda tuko macho iteye ngo abakunzi bacu babanze bayibuke niba banayibadi. Ni kwa kundi nyine FARDC baba bafite ubwo bari nko muri position runaka. Babona bwije ari masa nijoro batekereza ko M23 ishaka kubataka. Ishobora kunyemereka zikabakata amajoro. Bakarasa mu kirere bavuga ngo tuko maso. Gahunda nyine uzi ko twahise ngo ni tuko maso. Nabizi ko hari abatujoininze vuyo gahunda tutigeze tuyibabwira. FARDC muri kamere yayo iyo igiye kuryama cyangwa se ibona butangiye kwira irabanza ikarasa, yarasa mu kirere, yarasa hehe ikakwereka kiri tayari. Ubundi hanyuma rero ko gahunda imeze nijoro ahagana ku isaha ya 8 z'ijoro iri joro ikeye, iri joro tuvuyemo
ubwo abadukurikira ubwo hari mu ijoro ryasanga ubwo ni mw'uyu munsi ariko mu ijoro ni mbere ya saa sita ibyo birahagije ni mu ijoro ryakeye. FDLR rero yasherinze ibibombe mu gace kitwa Kadirisha za Kadirisha mu gace ka Kadirisha hafi ya za Nuza ya za twa duce twavugaga za Bihambwe yogiye ariko ngo yari gahunda ya tukomaso cyangwa ngo barasaga umugenda bigendera. Reka da umuvandimwe arambwiye ati reka da ati ntabwo twari twatatse ati ariko biriya turabimenyereye. Hari ukuntu ngo bagira batya bagira ubwoba yuko dushaka kwa twabatatse bakabagura bya bibombe byabo n'ubundi dore ko bafite ibyo gupfa ubusa. Mana yanjye uyu muvandimwe mbabarira umuvugishe Kedi mbabara ngo haye minota uje hanze uvugisha umuvandimwe unakomfirime n'ijwi rye wa muntu simbuka mbabarira iminota 5 ndabamvuga kuri za update ndabamvuga kuri za update mvugishiriza umuvandimwe yaba expired ndaje manze nshire mi aya Kedi iryo jambo ntabwo nkeneye kuryo rero bana dukora amafu turaza kumuvugisha reka mbe mwihoreye umva nkubwire Rocket iyi FDLR nayo burya FARDC nubwo ijye bizera urumva ko nabo mu by'ukuri gahunda y'ubwoba ni yose niba badatinya urupfusa umuntu rero uramwirengaje oya dusoma aho ngamanze mubwire mwapdating kuko ni umuntu mu by'ukuri ambwiye uburyo ki yabonyemo network rwose ngomba kumara randevu nkamuvugisha harega nkanumva ijwi rye ko akimeze neza. Ni ingabo z'igisirikare cya Kongo Kinshasa kongera igisirikare cya FDNB ubwo ni igisirikare cy'u Burundi utibagiwe na FDLR yewe na Wazalendo zamaze kwikusanyiriza hitwa mu Rubaya hano ni muri Masisi. Urumva izi ngabo rero ngo zije guhangana na M23 ngo cyane ko bizwi ko M23 ngiri hafi kubagabaho ibitero bikomeye cyane ngo mu rwego rwo kwigarurira agace ka Mushaki. Ibi rero ngo uretse no kwigarura Mushaki ngo barashaka kwisubiza Kicanga ndetse na Kirorerwe ngariyo mpamvu mu by'ukuri bakoze cyitwa ubufatanye ngo bukomeye cyane. Amakuru aturuka muri kara gace rero aravuga ko ingabo zigera ku 200 z'u Burundi zamaze kugera muri kara gace ka Rubaya aho zije kwiyunga byumvikana ko mu by'ukuri nejo bundi twabigarutseho uwitwa ngo ni Colonel Biyereke ya Floribert wamuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yakonfirmaga ko rwose ngo biyemeje kurwana na M23 ngo mu gihe cyari cyo cyose. Aha rero Eugene bikavugwa ko amakuru twahawe n'umusirikare uri muri regiment cyangwa se regima yitwa ngo ni Anaconda taramafite no kuntu biti bizina bihabya ni byande by'ibiyoka biremereye cyane Anaconda ni byabiyoka biba muri ya mashamba bita ngo ni Amazon. Iyi regiment iyobowe n'uwitwa Colonel Niyibizi umutwe wa FDLR nawo ngo ukaba wohereje undi musirikare ukomeye cyane ngo witwa Captain Inkodosi usanzwe akuri ibikorwa bya operation muri club ya FDLR muri icyo gikorwa nyine bagiyemo. Kuvuga ngo mw'abantu mwe murumva ko za Anaconda zahuye na za club ubwo turaje turebe mu by'ukuri ukuntu ziri hore n'intare za Salama ntajye intare y'inzoka yica inzoka ariko se niba bavuze ngo umwami w'ishyamba ni intare ibyo bindi ubawongeraho ni ibiki ibyo buriya rero hari ukuntu abantu bagira ngo intare iroroshye ifite urwasaya buriya urarwasaya rw'intare ibiro ruba rufite ngo iyo rwagufashe yagufatishije amenyo mu rwasaya ntibazabone ngo Samusoni yarashwanyuje ngo bagire ngo byari ibintu byoroshye kandi noneho ari amaboko yayo y'imbere uburyo akomeyemo ndakurahiye. So Eugene rero amakuru dufite turi gukesha umutangabuhamya uri muri kara gace ka Mweso ari kuvuga ko izi ngabo zahageze ariko zifite ikintu cyitwa iyo umuntu afite morali ikinyuranyo cya morali ni iki nta morali ngo ziri kugaragaza ku maso yazo ngo impamvu yazo nuko ngo batazi neza iby'intambara iri mu gitegurwa cyangwa se barimo koherezwamo na President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi maginga rero ngaho aho basohoreye nyine cyangwa se aho bacumbitse muri iriya misozi ya za Rubaya cyangwa se muri kara gace ka Rubaya bari kwira mu dutsiko ukabona ko bafite ukuntu bari kuganira batabyumva kimwe. Aha rero bigita bikonfirma ko rwose badafite morali y'ibyo bajemo cyangwa se y'ino ntambara bajemo. Hanyuma kandi bikavugwa ko izi ngabo maginga ya rwose zamaze kugera hari 200 z'u Burundi zarandize ku munsi w'ejo ku cyumweru ndetse no ku wa gatandatu twaje tubigaruka no kuri Eugene official iteza katari inkuru cyane. Mana yaje Kedi reka rero mfite ninjira muri update n'undi ubona ko naringiye ntagarutse muri update neza ariko urumva ko n'uburi namakuru uvuze namakuru arimo kugenda mu by'ukuri avugwa urumva. So naringiye muri update nkivuga muri ya gahunda ya tukomaso ya FDLR tukomacho FDLR nayo yamaze gufata wa
wa muco nyamara nubwo leta ibiringira urumva ko nabo ni babandi bamaze kwanduzwa gahunda ya tuko match. Yes. Ubu tuvugana no Kedi amakuru ndi gukura hara muri Masisi. Haramutse nta mirwano. Ubwo impamvu mvuze ibi ngibi nuko nari mvuze abashobora kuba bavuze ibintu bijyanye no kurasana n'iryo bomba ryabaye ryakozwe na FDLR muri ayo masaha ya nijoro ahagana ku isaha y'isa 8 ariko ngo ni gahunda ya tuko maso cyangwa se kwerekana ko bari maso nibyo byabayeho. Ariko icyo nakubwira cyo umuvandi ku munsi w'ejo ndakurahiye ntago ndibuze kuvuga agace akari ko hariho ahantu hari buze kwera imirwano. Ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane kandi abantu mwese muri groupe ya Jeune Official amafoto n'amavideo noneho mu byitege ku rwego ruri hejuru kuko ndababwiza ukuri imbone zikomeje gukora akazi gakomeye cyane. Imbone ziri mu kazi. Ubu tuvugana Kedi M23 yamaze kumenya neza 100% ko abarundi bamaze kugera hariya mu Rubaya ari 600. Ubucabana ni icyabiri. Oya weho uzi icyabiri abaturutse mu hariya twavango ni mu Burundi baza hano mu mujyi wa Goma bahasanze abandi. Hari abasigaye hano mu mujyi wa Goma urabizi ko na gahunda yo kurinda umujyi wa Goma Rubaya 200 cyamaze kwasesa. Reka nkubwire Kedi ibyo uri muravuga nibyo uri murasoma dore njewe bamwenyewe rwose nibo bampa makuru ntago wisoma wijya kubisomye ngo birutishe ibyo bamwenyewe cyangwa se ibyimbone zacu ziri hariya. Urumva ngi mbone imbwiye ko ngara abasirikare 800 b'abarundi. Urumva hariko hakaba harimo abanyatura aba FDLR n'abazarendo ubwo nabo biyongereyemo singi uyu mubare. Amakuru naguha nuko tumaze kwakira abarundi muri Mushaki 600. Ku munsi w'ejo nibwo bageze hara muri Mushaki. Bageze ejo. Baje se batasanga abandi. Baje bahasanga abandi ariko ndavuga bavuye hari. Amakuru yanjye baje batasanga abandi. Abandi siyo bekari babandi bavuye muri bavuye Kicanga twagiye tuvuga ukuntu bagiye bagwa mu dutero shuma bapfa. Batiteguye kurwana. Biteguye gusubirayo. Kandi none amakuru nabashe kumenya nuko hamaze abageze ari 107. Aya na makuru ari official yizewe. Muri 600 bagiye bagwa muri ambushi abazarendo bakabikanga bakabapupera bakabarasa ku buryo rwose Kedereka nkubwiza ukuri hageze abasirikare bagera ku 107 bonyine cyarakaje neva noneho yohereza umubare munini. Abenshi basigaye ngahitwa ngo ni mu Rubaya. Oya mu Rubaya buretse nkarebe neza buretse gato ndebe bari kwerekera bose. Uretse mananje umuvandimwe Kedi wamba bari ibintu bikora ibyo nkubwiye koraho network reka niko sobanura ahantu abenshi basigaye nyine weho kuri ibyo ngibyo ibindi ndaje mbikubwira ni Rubaya urambihakana iki abandi basigaye ahitwa Rubaya abandi barakomeza uretse se wumva ko ari umubare bagiye kwasanga reka da basigaye Rubaya ndakubwira ngo reba bagezeyo ari 107 abandi basigaye Rubaya bageze heheze bageze Mushaki sinengubwo ko bageze Mushaki sibwo twamenye ko ejo abagifite agatege nibo basigaye mu Rubaya reka da bagihanyanyasa se muka byarana bwa mbere nakubwiye bagitangira urugendo ese mu Rubaya habera imirwano Kedi mpa nimero yawe nyitanga uyu muvandimwe guhamagara ndabona WhatsApp yanyifite ikibazo ufite ikibazo deranje akora amakuru turagaruka mu kiganiro cya saa 5 niba ari update afite araziduha. Ibyo byigukora muri gahunda y'amakuru niko bimeze. Izo update afite naziguye turazigarura mu kiganiro kiri bukurikira iki ngiki aho kugira ngo mu byukuri atume duta gahunda y'amakuru turimo hano kuko maginga yabiri kuvuga ko hano mweso deja iyitwa ngo ni special force ya Hibu yamaze gukambura yakwema kayo karenge M23 itaragera cyo kintu rukizi baba Hibu akosuburi ni special force igihunga special force ya Hibu kombona mwapfunyikiye abakongomana amazi ubundi ikintu cyitwa force speciale n'umusirikare urwana hahandi rukomeye za ntambara za Kenyenge zidafatika ntabwo zigaragaramo ahubwo hahandi mwe mwatinye kujyayo we ni hwaje none nabo ngo bari kugenguwa ibintu byabo ku buryo butuvugana ab'inkwakuzi bamaze kugera Mushaki nabo bari gutega yihuse mweso M23 igiye kuhafata itarwanya kandi ngo hari imbaraga zikomeye cyane za special force mubwire Kedi weho uri muravuga ngo mweso
icyo nakubwira cyo uzi ko hari muri biriya bice bya Masisi umuntu uri kuharwanira ni umwana w'intambara bamwita ngo ni Kirowane Arif urakoze cyane aronyobeje wa muturage wa musivire ni Kirowane Arif. Uyu mugabo rero ngo iriya Masisi ngo ayumva neza muri make imushushanyije mu mutwe ngo M23 amakuru ndimo gukurura ntago bashaka kurwana mu by'ukuri bari kurwana mu bakoresheje icyitwa ubwenge. Iyi mushaki nkuko twamye tubivuga barundi bavuga ngo twomye tubivuga niho ngo nkuko twahoze tubivuga ngo ni twomye tubivuga ntabwo aha muri mushaki bashaka kuzaharwanira hari akagigi ndetse kameze neza ngo uyu mugabo 01 Alpha arashaka kurwana turutse iburasirazuba bwa hano muri mushaki akabasunikira he ubwo ntumbaze niba zasunikira abantu bazi map ya mushaki uturutse iburasirazuba waduye wabumwerekeza uramwerekeza epfo ngiyo za Minova uramwerekeza za Sake uramujyaniye hirya za Nuza za Masisi ku zone biragenda bite njewe icyonzi cyo FDLR yamaze gukura amakayo karengiri kumanuka yerekera Masisi ku zone iri kwerekera yo ngiye reka nkubwire buretse gato cyane nsubira inyuma gato nongere ninjire mu bisomwa nongere nkubwire yewe na nkodosi ni nkodosi niri gusigara ariko zazindi ziwaya zamaze kugera Masisi ku zone yo hasi basakwirikira za Gatoyi bakija muri bya bishyamba binini na inkodosi rero urumva we yaje yambaranira ubwo nyine turaje twumva iby'inkodosi ariko dutange message M23 sigaye irasuha umwe uwishakira murasi irashoranye ishobora kureba abantu ijana gabatu dushakamo umuntu umwe inkodosi urarya uri menge M23 sigaye toranye yarashe majoro wanuza w'abarundi witwa ngo niba ari Ernest undi wari korojeje abundi ewan bakubwira ko intambara y'uriya musirikare w'u Burundi ngo wazarendo yabatabye mu nama sha icyo kintu rukizi baragiye bishora muri Kicanga bararwana wazarendo kuko isanzwe izi M23 yari yababwiye bongira sigara mu birindiro none abarundi barashukwa baradivasinga namona ariko niko nagukuye muri gahunda y'amakuru shamane nari mukumbeke reka nkubwize ukuri njewe uyu muntu ariko uzi imbone uzi cyitwa icyo bita imvumbone ariko uzi ko iyo ubonye wari wamubuza ukabona uramubonye ugomba kubakira na yombi ukabahereza ibintu ngaho reka ntago ndeme umugaro ubundi niba hari arahari turakomeza tuvugane nawe ariko menya ngo twebwe cyabonyemo network urashaka gupfunyikira ndarada urashaka gupfunyikira abakunzi bacu bari muri groupe bakomeza kugenda bubaka uno muyoboro reka urashaka gupfunyikira n'abandi benshi ntavuze reka twinjire ntago ndi bugaruka ku kintu ntago ndi bugaruka akazi ibindi badaye hanyuma kedi aha muri ibi bice n'ubundi abari hano muri za Masisi ubwo ni mu nkengero za Kicanga muri biriya bice bigiye bitandukanye abari muri za Burungu abari muri za Rujebeshi za Petit Masisi n'ahandi hagiye hatandukanye impamvu muri minsi batari kuboneka nuko mu by'ukuri iminara yakuweho iminara rwose yavanweho ariko ni ku mpamvu z'akazi nari mfite ikibazo cy'iminara navugaga nise iminara ariko ejo nabivuze abakunzi ba Jeune Official nababwiye ni umwana w'intambara yageze hari ikintu cyambere akora abanza gukatinga bira bivuna mu tuvuga kuko ngo bira bidrone burya bikorana n'ahantu hari network usiba nibyo aba basore baba bageze mu bwatsi bwabo bageze iwabo akavuga ati rero hari igihe rero agira atya agatelefona nk'aho yakumva wenda hari situation y'ukuntu agahita acika akagera mu rugo ubwo urumva atayari urugamba yamaze kuruta none yayisahura n'umugore cyangwa se agahura na wa musheri we yasize mu byaro kaba kabaye nyine hari igihe shera mubwira ati marahani iminsi 2 akazi karapfa nyenyewe no kuranga controlling urugamba neza arabanza akakwereka ko ubushobozi bwose bufite mu biganza bye agashaka abatekinisi bakaba bakora ibintu byitwa network ati ibintu bya network nibiki tubone twe dufite ibintu ikoranabuhanga rigezweho dufite ko turi bukominikana ariko ubwo buntu bw'ubuhundu bw'ubutelefone mbaye mbugize ibipupe ubwo ariko situation rero kedi ukuntu biteye urakoze cyane ubwo ungaruye muri mudu wenda reka ngaruheraho aho twari tugereje ni abantu b'inyamibwa ugomba gukora ibintu bifite icyo bita quality reka duheraho twari tugereje mbwira abantu ko M23 nkuko nari mikomojeho ifite gahunda yo kurwana igafata mushaki ariko inyuza ahantu biti burasirazuba ubwo abazi neza hari ahantu barahumva neza ngo isi zanyura he ariyo mpamvu kedi ubu tuvugana
M23 iri gutegura igitero ewa urajya mbahaye iminsi 2 mbahaye iminsi 2 yonyine ntabwo mbahaye 2 mbahaye oya cyenda bahaye iminsi 2 mbahaye kose bitebya uko matayarisho iminsi 2 ishiza ahubwo bari cyo bita preparation bari kwegeranya intwaro ibikoresho bari kwegeranya ibikoresho ku mpande zombi ubu rero ikigiye gukurikiraho nuko kurande rwa M23 bagiye gutangira no kubanza kureba abitwaye neza mu bitero bamaze iminsi bari kurwana mbese ubwo bagiye nko kunotinga kureba bahabwa amajwi kuko urabizi ko bose babashaka kwataka babafata no kubanza kurebamo abameze neza cyane babandi b'intoranwa bari kurasa ku cyico abafite target neza bakabati wo turakuvijuza asigara kuko abantu bose abarwanyi babo bose babashaka kujya imbere rero mu rwego rwo kwifuza kujya imbere hari abashaka bakabura basigara hehe kuri position barinze iki bari kuvivura gusoma muri kahenda abantu kubwira bati se ibi bintu nibiki bakubwira ko bose babashaka kujya kurwana ku buryo bumva bose bakukumukana wundi wapanzwe guteka naho kumva yajya kurwana rero ngo barabanza bagatoranya bakareba ese uyu ubwo duheruka ku rugamba aherukaho cyane yacuye yakoze nibihe bitendo yakozweho urumva ukuntu abasore basigaye bakora akazi bameze nk'abari gusahuranwa bari kuviva iyo wakoze ibitendo bigaragara rero icyo gihe ku rugamba ubwo barakuvivura nimero ya mbere hari n'igihe iyo witwaye neza avuga ati wowe uri budufashe kuyobora uzi ko muzemwenye waba afite umunzenze abafite inkona agenda rwose areba niba aho bitagenda neza avuga ati we hindukira kora gutya misozi ukunda itambamo noneho ngogira ngo n'umwana imyaka 20 nibyo kwicumba ubona abantu bari kwicumba inkoni hari ntaga bikozwa hanyuma ikindi cyo kumenya ntabwo ndakarangiye ko bamuhungu wajureka nkabanza nkavuga nkarangiza umva abakunzi bacu bari bakubuze wahugiye mu by'imboneri hariya twe twaraburiye irengero none yagarutse gukura muri mudu babwire nuko rero kadi ngo impamvu mu by'ukuri nje mbahaye iminsi 2 barabanza batoranyemo abagomba kwataka n'abagomba gusigara barinze kuko hari igihe mushaka kwataka aho mwari muri hakaza kandi mugasanga ibirindiro babyigabije utazi iyo baturutse rero ngo baracatoratoranya ariko FARDC ubwo ntabwo mbabwiye umunsi runaka mvuze ngo ni mu minsi 2 hari igihe byabeje kuko ari ubikomojeho mweso rero wawe nshaka kugira mweso ukuvuga special force ingabo zidasanzwe za FARDC zatangiye kugengura beze guhambura imbunda ibivero gasenya ibintu bijyanye n'ibindi fomo batwika bishaje domoro byabo n'amafoke n'ibiriko bari iyo bari guhunga kugira ngo umenye ko batarwanye kira kitu n'isogisi ryararijyana dabosiri ngo iyo yageze mu bahimbo nta bahimbo bahari niba bari guhunga n'abakara barindishije hano kuri nuza muri mweso kuko hari inkambi y'abaturage hari inkambi irimo ibihumbi hafi 12 by'abaturage aba bantu babazarendo bumva ikinyarwanda mu babwire ngo witwa dabosiri yaje ino nkambi y'impunzi iri hariya za nuza za mweso nayo ni inkambi tugomba gukora ikiganiro jene kuko magingaya ngo harimo ikintu cyitwa icyorezo cyitwa korera imbere y'abaturage nabi ndetse n'inzara mweso niho hari harizwe ni special force ya hipo none tuvugana yatangiye kugenga ibikoresho byayo iri gupakira ijyana imbunda zazo z'imisada yamaze gupakira imaze iminsi 2 iri muri ako kazi kandi wumve ngo n'aba special force bakabaye bitambika urebe aho ibisirikare bitandukanye na Mr. Eugene buriya special force uko ikiryo jambo rivuze ni special ni force special ni ingabo zidasanzwe izino zakabaye zitambika zikavuga ati noneho twebwe paka ku mwuka wanyu turaba tukirinze ino mweso yacu ariko butuvugana mbere yuko M23 nahagera kuko nayo yegera tuduce two muri mweso already isa kwisa bishobora kuva yanahageze kuko urumva niba bari kuvamo M23 ntabwo yabura kujya kwaka iri kuba zone tambo bari kwishyiraho zone tambo FARDC iri kwishyiraho zone tambo itashizwe n'abakuru b'imbubaye ariko bakabo karenge maginga rero iyi nkambi nibyo nakubwiraga irimo ibihumbi 12 ariko ngo byugarijwe n'inzara ko kantu kumva ntago zakora ruje ziri kugira icyo zibamarira ntari kwiyuha mu biryo by'abandi noneho harimo ikintu cyitwa korera yarembeje abaturage muri iriya nkambi icya gatatu guruva hagiye kubera imirwano ikomeye cyane uretse ko sizira imbira habera kuko special force yamaze gukambura abimbere amakuru ufite nawe n'umutara muri yari yambwiye ati inkwakuzi bageze mushaki kandi bafite ibikapu binini cyane urumva bapakiye buri kimwe nta kintu basize sirikare ugasanga yikoreye igikapu kimuruta
ngati bafite ibikapu binini urebye neza hari n'igihe wasanga haba harimo n'iby'abaturage muri ibyo bikapu RDC kigendera niko bakubwiye kandi barorokede nibyo ndi kwivugira abadukurikiye ndi muri Kibumba bimeze bite ntabwo atubwira update za Kibumba je nakurikiranye zo muri Masisi ndi muri Masisi ngira muri Kibumba ko ndi one mpamagara ubu tuvugana rero nahoze mvugana n'imboni yacu iri hara muri Masisi hari ku isaha isa moya ni hafi na 40 ziri gushyira saa 2 ambwira ko rwose muri Masisi haramutse nta mbese mu byukuri hameze neza ari umutekano nta kurasana kuriho usibye bya bitero nababwiye byakozwe na FDLR saa 8 byo gusheringa amabombe muri ya gahunda yabo ya tuko maso cyangwa se yo kubwira M23 ko turi bari maso bikanga ko ishobora kwa yabagabaho ibitero ibi byabaye ku isaha isa 8 ubwo rero ikindi wenda twavuga hara muri Masisi Kedi ikintu kiriho nuko mu byukuri Kedi ngira ngo ubushize twabigarutseho uribuka ya mirambo iherutse gucicikana ku mirongo nkoranyambaga yaguyemo na wa musirikare wa mukoroni wa harya n'umuretona no wa musirikare waguye mu w'umurundi haguyemo nuza majoro aha hantu rero ngo akagaca ahantu ibi byabereyeho Kedi nkuko ya ambushi wayivuze nkuko ya ambushi wayivuze nta muntu n'umwe wigeze ayirokoka haba no kujya kubari mvuga operation ndi kubeshya ugiye kubaza ibyo muri Kibumba kambaza ibyo muri bivuga bizana operation mvuze ibirimo kubeshya aha hantu ngo barabarashe ku buryo nta muntu n'umwe wigeze uharokoka reka nze mbabwire n'agace byabereyemo mwihangane gato cyane ndi kureba rwose ahantu babasirika ya video mwabonye ducaracaza ndetse no mu rubuga rwacu cyangwa se muri Eugene official group ya WhatsApp hari ahantu kira gitendo cyabere hapfiriye wa musirikare ukomeye cyane w'umurundi harya waruvuze ngo yitwa nde nizera amaze kurya Ernest niryo ni Ernest uyu Ernest uzantu yaguko hitwa Kajagari ni mu Kajagari ubwo we anyandika mwe ni mu Kajagari gusa ngo ni musi ya Rujebeshi musi ya musozi bita Rujebeshi sinari kubwira aha hantu umva mu 23 harya so bivuze iyo operation mukuntu ngo bahagurutse ngo bababwiye ngo mu byukuri ngo bagiye kwataka ngo bagiye gutanga umusada bagasanga mu byukuri Ventura ngo yabaraye bavugije isifure aba izingabo zari ziri hariya ziganjemo abarundi kuko bari bumvisha amasasu hakurya ni operation yabaye mu cyaka muri uturutu ubundi ngo bari bamenyerewe yuko M23 ngigabira ibitero byinshi cyane ku maposition yagiye atandukanye none ngo bakagenda bumva igitero barashahangaha bakagira ngo nabazarendo bari gusubiranamo naho kumbe Ventura iri gukubita position yayirangiza ikajya ku yindi iyirangiza ijya ku yindi abandi rero bakomeza kugerera mu icyo cyuka ariko ahantu hari umufasad ukomeye cyane hari n'ingabo z'abarundi ako gaposition ko bari bamaze kukamenya mbere yuko batangira kurwana hari abari bagezeho hakiri kare cyane babanza kukagota kugira ngo nikagerageza guhaguruka ngo kagiye gutanga umusada bari bakoze icyo bita kukazingira bakazingiwe nyine bahita bakarangiza aka gaposition ngo kari ahantu hitwa ngo ni nari mbigarutse ngo nahitwa ngo ni Kajagari mu Kajagari ubwo niko twahita munsi yo mu Rujebeshi imva ngo barabarashe Kedi wabonye ko barasaga mu cyico babarasaga babiteguye habaga mu mutwe gusa ndakurahiye iyi position impamvu akankagarutse nubwo bimaze iminsi nuko nyine n'ubundi ari amakuru mu by'ukuri angezeho none ubundi twavuga ko barashwe ariko tutazi ngo barasiwe hehe urumva ko namakuru abakenewe cyane ikindi kedero twavuga mu Burundi hari ikinyamakuru nahoze nsoma kudeta ikomeje gutegurwa y'umugabo Evariste Ndayishimiye kudeta rwose barimo kuyitegura na makuru nahoze nsoma ku kinyamakuru cyo mu Burundi nuko rwose ibintu bijyanye na kudeta birimo birategurwa 100% niwumva nkubwiye ko hara mu Burundi rwose ibintu sinzi uko biri buze kugenda kubera ko ngo uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ari gufata abasirikare b'iki gisirikare cy'u Burundi akohereza akabanza akabashyiramo ka morali akababwira ko bagiye guhangana n'umutwe wa 23 arenyeshamba zisanzwe
yamara kubumvisha ko izi nyeshamba ari inyeshamba zisanzwe agahita babwira ati none nimuva kurasa izi nyeshamba abavuyeyo tuzahita mission muzahita muyibona yo muri Central Africa ngo bazahita babona mission ya Central Africa akabase n'abantu nabo bariyo ubwo simbizi ni umuvandimwe ndakubwira ko ari ikinyamakuru nasomye ibyacyo simbizi rwose niba koko bajyayo ubwo batwumva mubizi muraza kuhitubwira nabonye muri comment mujya mudufasha ariko ngari kubabwira ko ngo barahita bajya muri mission yo muri Central Africa kandi wibuke ko hari n'amakuru twigeze kwakira avuga ko aba barwanyi baba bari hano muri Republika Demokarasi ya Kongo b'abarundi umurwanyi umwe yandikirwa amadolari 20 ibaze guhabwa amadolari 20 yava no ku rugamba akazajya muri Central Africa ibi rero nyamara uyu muvandimwe yavuze ati nyamara ariko nubwo ari kubabwira Central Africa ibikorwa byo kugara amahoro ngo birarangira muri 2024 ubwo sinzi icyo bazaba bagiye gukora muri Central Africa hari ingabo z'u Burundi na makuru nahoze nsoma kiretse n'ibiki kinyamakuru aje ari ibintu kiba cyashize aho gutyo bitereye aho ariko urumva ko kiba cyagerageje kuvuga ukuri Burundi meruka bari muri Somalia ubwo hasanga ari muri Somalia hari nkaba nabyitiranije wabyitiranije Burundi ba Somalia ariko nabwo meruka bari kuba commission yabiri hafi kurangira ushizeho ugiye kugaruka honeya nshaka kugaruka na WhatsApp ubwo ntirahitizaho igiye kuzaho pe reka nteguzo muva arega nubwo turi gukora ikiganiro burya wa muntu nabyo biba bikenewe kabisa so hanyuma rero kedi nkaba navuga ko ubu butumwa rwose abarundi ubwo urumva ko niba ari ibinyamakuru byo mu Burundi byanditse iyi nkuru urumva ko ni ibintu bikomeye cyane niba bo bwabo bavuga bati kise uyu mugabo arimo kohereza ingabo nyinshi cyane muri biriya bice ngo bijye guhangana na M23 bamwe ngo bakagaruka ari intera ari imirambo urumva ko abarundi barababaye kedi barababaye cyane barundi barababaye pe barundi bafite icyo bita agahinda gakomeye cyane jene rero ngira ngo mu byukuri amakuru ahari nayo ngayo gusa muri Kibumba ndi gutera icyumvirizo ngo numve ngo haramutse atariko ndatekereza imboni yakiri hariya yo harigize igihinduka aba mu bambere matubwiye iyo message urumva ubwo rero maginga ya Mr Eugene official ibintu ntabwo biri buze koroha mw'abantu kuri gukura amasekani uretse ndi gusetinga ikorana reka ngo iyo nimero yo muri Kibumba niba ukeneye uretse nyiguhe muvandimwe wa mutipe wundi atari mwenyewe shaki yawe ndi wundi atari mwenyewe urayifite harya ene nayiguhaye nibyo suyo ngoyo nuwo ngo nshaka kabisa irimo uretse ngaho yandike yirebo yandike igihe iri kuvuga amakuru ko tugomba no kubwira abantu ngo mbese muri Kibumba yo nakekaga yariyo rwose singizwa na 6 rimwe hanyuma kedi ndagira ngo igihe ukivushaka amakuru muri Kibumba nkomeze mbwira abantu ukuntu abarundi mu byukuri bababaye kuko uwitwa Evariste Ndayishimiye arimo kubabwira mu byukuri ko hari mission bagomba kuzavamo barahita bajyamo ariko aba Burundi baje gukora iperereza cyangwa se bari kugerageza gushaka amakuru bakamenya ko ngo iyo aho hantu nubundi aho hantu bari kubabwira ko bazajya gukorera ubutumwa mu byukuri ngo mission yaho iri hafi kurangira cyangwa se byukuri ngo izarangira ahagana muri 2024 murumva ko ni igihe gito cyane hasiga ukwezi kumwe n'igihe rejo bundi birarangira abarundi rero bakavuga bati mu byukuri abasirikare bacu bakomeje gupfira ubusa ndetse uyu munyamakuru wasohoraga aya makuru cyangwa se atangazaga aya makuru avuga ko hari n'abasirikare bamwe b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutoroka igisirikare akakanwa ko ntabwo nibugere ntakavuzeho hari abasirikare bamwe b'u Burundi b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutoroka igisirikare kandi rwose ni mu gihe ntabwo wajya kurwana ibintu uri twabonye ko ku munsi w'ejo aba barundi mwabantu nk'abarundi murimo kutwumva nzi ko mwumva rurimi rw'ikinyarwanda kuko nubundi rwose twese dusa naho turi umuntu umwe nuko wenda ngo hari uwigeze kuvuga igihugu hari wavuze ngo ahantu u Rwanda naharanu urundi bikarangira bahise mu Burundi burya ngo hari mu Rwanda kedi nanjye mbona ari urwenya ngahantu u Rwanda ngo haranu urundi mubwo bahita bavuga ngo ni mu Burundi niba ari urwenya sinzi ariko duhuje ururimi usibye akantu gato cyane twavamo kagoherekamo ukuntu twakwita ngo ni nka za ndimi z'abakongomani usanga ari nyinshi cyane Kibumba rero haramutse amahoro uvuye kuyagura yataye ngo haratuje icyo navuga kedi mu kibaya ngo ni hazima ariko bishobora guhinduka ni time icyo navugaga nuko ubu tuvugana kedi ngo hari abasirikare b'abarundi batangiye gucika igisirikare cy'u Burundi niba twakoze iyi nkuru abasirikare bari kuvuga ngo ngenda rwaye ndati nagiye ku kiriyo mu rwego rwo gukwepa ino ntambara ikindi nagarukaho
ikindi nagarukaho kandi nabibutsa abarundi barimo kutwumva niba hari bashobora kuba bari ku rugamba batari kutwumva ariko nyamara wowe ukabumvira yego nuko abafashwe kuri ku rugamba nibura uzi ko hari igihe habaho guhererekanya imbohe z'intambara nka M23 ishobora gufata abasirikare ba RDC ikabohereza mu gihugu kuko n'ubundi n'abanyagihugu yego ariko abangaba bagiye nk'abacancura ba miliseneri hatege kuri barengera M23 ifite ubushobozi bwo kugushiririza ikagushiririza ku mugaragaro yashaka ikesi itari byuma igashiraho amakamera ikagushiririza n'abagabo b'abacancura b'abanyeromaniya n'abaki bose ikabashiririza uretse bwa buntu bwo uribuka ko derutse kuvugana na munyarugerero akatubwira ko mu byukuri ngo babubakiye ikigo babaho bameze neza baba bagaburirwa banigishwa kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe kuko wabonye ko ari nabo bigeze gushira kuri video ariko M23 ifite uburenganzira bwo kubica ntihagire ikiba ntihagire upfukuma ntihagire nakubwiye n'ubwo mu mategeko y'i Geneva nta na rimwe bigeze bandikisha rirengera uwo bita ngo ni cyangwa se umucancuro kandi aba barundi twabonye byaramaze kuba confirmed yuko ari abamerceneri nk'abandi bose ubwo ngaya rero urumva iki 200 mwohereje habamo abafatwa amatekwa habamo abo byarangira automatically ubwo ibindi ubwo ntabyo kurega ikindi kedi rero wa murambo wa mukapiteni wa mu majoro ku munsi w'ejo nibwo yageze muri ya mirambo navugaga 20 yageze Bujumbura harimo nuwe hari umuvandimwe wampamagaye kuko uzi uko yari afite abantu bo mu miryango bakorana hara muri Amerika ngo arimo gusaba inguzanyo arimo kwakunda ushyira kuri WhatsApp group kavuga nayo gutwerera ku buryo bwo gushingura runaka ngo ari gutwereza amafaranga yo kumushingura umuvandimwe wabimpaye amakuru ko uwo muvandimwe ari gutwereza ari kugenda twereza kugira ngo babone uko baherekeza uyu muvandimwe mu by'ukuri wabonye General Gapapa se wo muri FNL ko yataye muri yombi iki kigabo ejo nabonye bagisize kuri moto hagati bagitiye akandoyi uzi ko umukongomani yagucakiye naga guhereza nezo muri FNL kandi ari buziziki bari kubuziza umurundi ngo yamugambaniye ejo bamushize ku kandoyi bamushyira kuri moto hagati umwanya imbere undi ajya inyuma ibaze kugushyira kuri moto bakuboheye amaboko inyuma bamutwaye nk'umufuka ukuntu bafashe umukandara kwa kundi bagucakira nk'umukandara bakawufata hano ntabwo wemera gutoroka kuko bafashe isano bamurekeye inkweto cyambaye n'agasenge ko nzi ko iyi foto nayo ikampindaga tugashyire ku kiganiro we muri FNL yacakiwe ikindi kongomani ntabwo wakugira urugutuma mva mu mavuta urugutuma nimva mu kiganiro reka tubanze dusose kuko ndabona hari amakuru usigaje kuvuga mu byanditswe ngaho yivuge ndabona dusigaje iminota mike ifatwa rya General Gapapa rero riravugwa ko ryagizwemo akaboko n'inzego z'ubutasi z'u Burundi amakuru dufite aravuga ko muri gupoma ya Kabere mu gace ka grupoma ya Kabere muri territoire ya Uvira aravuga ko uwitwa General Gapapa yatawe muri yombi ku munsi w'ejo ubwo yambukaga ava mu ntara ya Cibitoki yerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu General Gapapa akaba yarafatanwe imbunda enye zo mu bwoko bwa AK47 na RPG cyangwa se RPG ebyiri bikavugwa ko yaramaze mu by'ukuri kuzigura na bamwe mu bayoboke b'imbonerakure imbonerakure nazo ziri kugurisha imbunda General Gapapa rero yari asanzwe ari umufatanyabikorwa wa CNRD FRN mu myaka 2 ishize aho yari ashinzwe mu by'ukuri gushakira inkunga y'imiti ibiribwa ndetse n'ibiribwa mu mutwe wa FRN mu gace kaho Plateau General Gapapa rero kandi ngo yakoreraga inzego z'umutekano z'u Burundi mu buryo bwo kuzishakira abikorezi b'imizigo iva cyangwa ija muri Kongo General Gapapa yari umukomisiyoneri yaryaga ibiraka gusa yarashinzwe kugusapurayinga muri FRN ibikoresho birimo imiti n'ibiribwa uyu rero akanasapurayinga akanafasha abasirikare b'abarundi kwambutsa imizigo ku mupaka ubwo rumva afite ubujyanyi bwo kwambukiranya imipaka yaba abinjira muri Kongo n'abasohokayo ikindi bamufatanye imbunda zigera muri eshanu harimo 3 za AK47 ndetse n'ebyiri za RPG umva General ugenda ukora ubukomisiyoneri umva yoroshe aba n'abaautoproclame bavandimwe barambwiye bati burya nta foto nta cyabaye Eugene rwose nta na video nta cyabaye General Gapapa
kandi yagaragaye nk'umufatanyabikorwa wa mayimayi biroze bishambuke ya indi bishambuke ujya ukunda kuvuga mu bwicanyi bwakorerwaga abanyamurenge. Abakurikiranira ibikorwa bye rero bavuga ko nta rwego rutamukoreshaga urwo ari rwo rwose mu gihe rumuhaye amafaranga. Nakubwiye ngo ni umukomisiyo buriya ni umugambanyi bamubonye nk'ako gafoto. iyi foto wabonye ari kuri moto agatuza bagatanaza ako gafoto hitukanaga muri gurupe umuhungu afite. hanyuma Kedi turimo gusoza rero nari ntangiye mvuga nti nta foto nta cyabaye nta video nta cyabaye nuko Kedi ibi bitero nibimara kuba ubu tuvugana umuvandimwe aranyandikira arambwira ati n'ubundi mu video tuba dukeneye kuyatanga kugira ngo abadukurikira abazi ibikorwa turimo bayabone batejura ejo nangwe ejo bundi urayabonera ku gihe. Inkuru ya gapapa nabo tuyirangije ariko nta kibazo. Uyu munsi ariko ngo hari ijambo riteganyijwe rya Tshisekedi. Sinzi Tshisekedi ngafite ikintu cyitwa ijambo ari bugeze ku bakongomani ngariko baritegerezanyije igishika. Mbo numvishe hari utujwi twatangiye gucaracara ku mirongo nkoranyambaga Kedi tuvuga dushishika ko Tshisekedi ngo ari buze gutangaza igisana genocide ryo kwivugana abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ubwo nabyo simbizi ariko impamvu burya ngo n'amahanga atakivuga kuri iyi ntambara ya M23 na RDC ni kwa kundi bagiye bigamba ko ngo bagiye gukubita ngwitwa umututsi uri bukabaye inyasi muri za kibarizo baba ngo bagiye kubirukana mpaka ngo babagejeje mu Rwanda. Ibyo byose burya hari ibintu bakora bakagira ngo amahanga ntabwo ari bakubibona. Nyakwigendera inyasi nyakwigendera inyasi hari ibintu bakora bakagira ngo amahanga ntabwo arimo kubibona nyamara aribona akicecekera. Ikindi Kedi nuko mu by'ukuri ubu tuvugana rwose ibintu byose ni umutuzo hari muri biriya bice. Ni umutuzo mwumvishe ko mu kibaya ni umutuzo, Kibumba ni umutuzo, ariko ni time byahinduka. Abakongomani ntabwo bagira idini na saa 5 na kwataka. Ibyo birahinduka turabiba. So ciao ciao.